Naam, iyo athar cyangwa se ayo magambo aturuka kwa Abdullah ibn Abbas yuko yavuze yuko la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birri alwalidati. Ayo magambo naam ni sahih Abdullah ibn Abbas yarayavuze huko biri mu bitabo bitandukanye bigaragaza imvugo z'abasangirangendo b'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Icyo yasobanuye Abdullah ibn Abbas kuvuga ngo nta gikorwa kiza azi cyakwegereza umuntu kikamwegereza Allah subhanahu wa ta'ala nko kugirira neza umubyeyi w'umumama. Ngo Abdullah ibn Abbas yavuze ngo nta gikorwa azi kiza cyegereza umuntu Allah subhanahu wa ta'ala cyane nko kugirira neza umubyeyi w'umumama. Taban nyuma ya tawhid, nyuma yuko umuntu afite tawhid, ngo igikorwa cyiza kindi cy'ingenzi cyatuma umuntu yegera Allah subhanahu wa ta'ala kurusha ibindi ngo kugira neza umubyeyi w'umumama. Taban iyi nkuru cyangwa se amagambo Abdullah ibn Abbas yavuze hari umugabo waroje kumubwira ko yakoze icyaha gihambaye akeneye gukora tauba. Bivuga yuko mu zindi riwaya ko ashobora kuba yari yishe umuntu, yakoze icyaha nyine atangira kwiveba n'iki, noneho ashaka kwicuza no kwegera Imana, aza kureba Abdullah ibn Abbas amubwira ko ashaka gukora tauba. Abdullah ibn Abbas aramubaza ati ese mama wawe yaba agihari agihumeka? Umugabo aravuga ati hoya, mama yarapfuye. Nibwo yamubwiraga ati nta gikorwa azi cyamwegereza Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se cyamufasha gukora tauba yiwe Allah kayishimira nko kuba yagirira mama we neza. Ala kulli hal, mugendanye no akwibaza impamvu buriya kugirira neza umubyeyi w'umumama ari igikorwa gihambaye cyangwa se biri mu bikorwa bihambaye, cyangwa se niyihe mpamvu kugirira neza umubyeyi w'umumama bijya imbere yo kugirira neza umubyeyi w'umupapa cyangwa se w'umugabo? Nihe hikima irimo? Biranazwi hadisi iri kwa Bukhari, kwa Imam al-Bukhari wa Muslim, aho umugabo jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati qala ummuka قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. وفي حديث قتيبة من أحق بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. على كل حال حديث تريز مغاواج كنميمان محمد صلى الله عليه وسلم akamubaza ngo ninde mu bantu b'abanyamuryango be akwiye kugirira neza kurusha abandi bantu. Mutume amubwira ati ubikwiye kurusha abandi ni mama wawe. Mutume abimubwira inshuro zingahe? 3. nuko ku inshuro ya 4 avuga ngo agakurikiraho papa wawe. Umuntu ashobora kwibaza niye hikima irimo kuba umuntu ategetswe kugirira neza kwanza nyina ineza kurusha papa we kandi bose ari ababyeyi be. Esanga bigaragaza ko mama we ari uhambaye kurusha papa we. Umuntu ari giye abantu bibazo nk'ibyo ngibyo. Ala kuli hali, hikima ziba ziri mu magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala n'intumwa ye Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni nyinshi, ariko mu by'abamenyi bavuga impamvu ebyiri zituma umubyeyi w'umumama mu gice cyo kugirirwa neza guhabwa mu gihe umwana yamaze gukura agomba kwita kuri nyina cyane. Niki harimo ibintu bibiri. Nuko icyambere aljazau min jinsi al-amal, buriya uko umuntu aba yakoze igikorwa runaka ni biba byiza nawe iyo agiye guhembwa nawe ahembwe mu buryo runaka bwiza. Niyo umuntu yakoze igikorwa kivunanye cyiza najya no guhembwa ahembwe mu buryo buvunanye bwiza. Umubyeyi w'umumama ngo igihe umwana bakeneye kwitabwaho, hekima ya mbere, igihe umwana bakeneye kwitabwaho niwe ubihereza umwanya akabibabariramo akabyitaho
kurusha umubyeyi w'umugabo cyagiye umwana bakiri mutoya akivuka akiri kabisa akiri uruhinja rw'umunsi umwe kugeza undi mwana atangiye no kuba yahaguruka akagenda akavuga. Iki gihe uhazaharira uba agomba kuhitaho, yego umupapa nawe abahari yagiye gushakisha, ariko uba uri kumwe n'umwana cyane kugira ngo hatagira ibimuhutaza, ngaguye ku gitanda avunike cyangwa se apfe, cyangwa se umwana yatangiye kore mu muriro cyangwa mu ibiziba mazi y'aba mikrobe, uburaho ngaho uhangayitse cyane kurusha undi no mubyeyi w'umumama. Niyo mpamvu iyo ugiye kugira neza ugomba gukuba inshuro nyinshi kubera kumushimira kuri uriya mwanya we yatakaje. Hari wahita kubyirira byo muri iyi minsi ngo basigaye bababyara bakajya kubajugunya mu matoilette biki n'ibiki. Ntabwo turi kuvuga abo ngabo bafite imitima nk'inyamaswa yangiritse, ntabwo turi kuvuga abo ngabo. Turi kuvuga nyine umumama ukiri kuri kamere y'ubumuntu. Ntabwo turi kuvuga abo izo shuzuz, abo ngabo batari kuri gahunda. Iki cyumvikane, iki ni kimwe gituma umwana agomba kugirira neza inshuro nyinshi zikubye umumama mu gihe cyo agiye gutanga, kugira neza, kwita mu bigendanye n'imitungo cyangwa se n'ibindi. Niyo mpamvu nashobora kwibaza niye hikima ituma yita kuri nyina cyane, cyangwa se iboneye thawabu nyinshi cyane. Icya kabiri gituma, icya mbere twagisobanuye, ni uburyo yitaye ku mwana, cyangwa se umubyeyi w'umumama yita ku mwana muri hali y'ubudhaifu bw'umwana kugeza igihe agiriye imbaraga. Icya kabiri gituma, bitavuze ko umubyeyi w'umupapa nawe atamwitaho, amwitaho, ariko uhari cyane amasaha yose, iki ni ikintu umubyeyi w'umumama. Icya kabiri nuko sasa iyo bigeze muri hali y'ubudhaifu, y'ubunyantege nkeya, tena umubyeyi w'umumama niwe ugomba kwitabwaho kurusha umubyeyi w'umupapa. Umubyeyi w'umupapa imbaraga ze, aho yakura, udutekinike yakoresha, utungutu kuba hari icyo yabona biroroshye cyane kurusha umubyeyi w'umumama, w'umumama. Ntabwo bafite amatekinike mu gihe yatangiye gukura cyangwa se ageze muri hali y'ubudhaifu y'umumama. Ntabwo bafite amatekinike yo kugira icyo yabona cyangwa se ngo agereho ku bigendanye n'imitungo n'iki nk'umubyeyi w'umugabo. Niyo mpamvu nanga yitabwaho tena cyane, ko ashobora kuba yibereye mu rugo, ntahafite, ntahakora, yani ni umunyantege nkeya. Niyo mpamvu mutumye yashishikarije abantu kumwitaho cyane kurusha umubyeyi w'umupapa. Nubwo bwose n'umubyeyi w'umupapa, yaba ari umubyeyi, tubisubiremo, yaba ari umubyeyi w'umupapa, yaba ari umubyeyi w'umumama, bose intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje yuko niba hari imiryango yakwinjiza mu ijuru mu buryo bworoshye, ni imiryango yo kugira ababyeyi neza. Bose rero kubagirira neza ni ingenzi. Gusa twagaragazaga hari abantu bibaza kuki haje umwihariko n'usasa ku mumama cyane, twabisobanuye. Ariko umubyeyi w'umupapa kuko bamenye babivuga nyuma y'ukuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, byumvikane neza, uburiya hakurikiraho ukuri ku mubyeyi wande w'umupapa. Tavuga ukuri, agaciro, ubuhambare. Iriya kesi twavugaga ni ukugira neza, gutanga, kugabura, abantu bajya bitandukanye, ariko mu kuri n'icyubahiro n'ubuhambare no kugishwa inama no kugendera ku bitekerezo by'umuntu, ahangaha umupapa niwe uza imbere cyane kurusha n'umumama. Buriya mu bigendanye n'ibyemezo, mu bigendanye no kugisha inama, mu bigendanye no umupapa aho ngaho naho aba ari imbere cyane kurusha umubyeyi w'umumama. Ariko bose bavandimwe b'Abayisilamu, bose bafite ikheri. Ibi ngibi tubimenye, bose bafite ikheri no bwose agaciro n'ubuhambare bw'umubyeyi w'umupapa, kubera ko niwe Allah subhanahu wa ta'ala yagize impamvu ikubitiro. Niwe Allah subhanahu wa ta'ala yagize impamvu ikubitiro, kari wagira sababu, ko ari wagira sababu ko amazi ye yaboneke
yinjire mu yandi abari bwubaho. Iki ngiki abantu bagiye bakimenya barakizirikane, niwe Allah yagize sababu kuvuga ngo amazi ye yatabonetse ngo yahure na yariya mugore, ntabwo y'umugore yonyine yakora iki yakora yavamo ikiremwa cyitwa umuntu. Ubwo rero nawe agomba guhabwa icyubahiro cye n'ubuhambare bwe, kandi bose tukagerageza kubitaho, no kubashakaho iryo juru insha Allahu ta'ala. Ndakeka wenda hikma naho muri iyo mvuga ikindi wenda nuko tutabonye umwanya wo kwisobanura cyane no kuyinjiramo, iragaragaza ko no mu bintu bifasha umuntu gukora tauba hari ugukora ibikorwa bihambaye. Mu bintu bifasha umuntu gukora tauba nyuma yuko yakoze icyaha harimo gukora ibikorwa bihambaye. Noneho mu bikorwa bihambaye biri ku isi harimo kugira umubyeyi w'umumama ineza. Abakibafite umwanya n'uyu kabisa nukubitaho, kubera ko ni ingenzi cyane ku muntu wari wese ushaka iki ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndakeka byasobanutse. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.